bana partout boya ko rejoindre biso erango yango tokanga muto alonga na 3e mandat uyu Lawrence Kanyuka aha yavuga ko iyi komba iyi mirwano iyi ntambara nonaha ngaha kimwe mu byigamije ari ugutuma hatabaho manda ya gatatu ya Perezida Felix Tshisekedi Chilombo. Ni constitution ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemera manda ebyiri ku mukuru w'igihugu za kenkena no kuva imyaka 5 umukuru w'igihugu yemeye kuyobora imyaka 10 ariko yikoje imbaraga za gisirikare inyishyu ibi bihano uva departement ishinzwe imari muri Amerika niyidiringa nabo nanubwo Perezida Felix Tshisekedi afite umwanya wo kudiringa namwe murakora avancement ku butaka advancement na kibazo ariko ira departement y'imari ribuzi hana bashinzwe ubutasi muri imwe n'ibindi nubwo ari bihano byo gufatira ubukungu ariko ni n'ubusembwa ni n'ubusembwa. Ubutumwa bwa Lawrence Kanyuka mu by'ukuri si bubi kuko arabivuga first of all nk'umukongomani uri concerned ariko ku rundi ruhande arabivuga nk'umurwanyi niba bafite gahunda yo kurwanya iyi manda ya gatatu nk'uko babitangaza nk'uko Lawrence Kanyuka bivuze biragaragaza urugamba rukomeye cyane muri iyi minsi. Ndizera ko muri amahoro ndabasuhuje kandi mbifuriza kumererwa neza cyane bakurikiye One Vision Rwanda TV. Ndi Jean de Dieu Ntakirutimana ndi kumwe na Semugeshi Bayingana. Umeze neza? Yameze neza Jean de Dieu, rakoze kumikaze mu kiganiro. Yego, hanyuma rero tujye kuganira ku birebana n'ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane mu burasirazuba bw'icyo gihugu, ariko ho ntabwo ari honyine tureba kuko ibibera muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngira ngo binagira ingaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yose ariko no ku karere. Muri Sud Kivu cyangwa se Kivu y'Amajyepfo hari kubera imirwano mu bice binyuranye ndetse no mu minsi yashize yahabereye kugeza ubwo ibice binyuranye byagiye mu maboko ya MRDP twirwaneho na AFC M23 barafatanya birumvikana. Hakomeje kubera inzinduko, niyo mu Kinyarwanda bavuga inzinduko batabivuga barya abantu banyihanganire z'abayobozi bakuru muri AFC M23. Twaje tuvuga Freddy Kaniki ni coordinateur wungirije muri AFC M23. Noneho ubu ngubu rero muri South Kivu cyangwa se Sud Kivu ni naho havuka General Byamungu Maheshe Bernard, akaba ari umuyobozi wungirije cyangwa se umugaba mukuru wungirije w'ingabo za AFC M23 zitwa ARC, Armée Révolutionnaire Congolais. Ubwo mugaba mukuru ni Makenga, General Makenga, nyuma umwungirije ni Byamungu. Ari mu ruzinduko rw'akazi nk'umuntu ushinzwe ubutasi cyane muri Kivu y'Amajyepfo, cyane yagaragaye muri Point Zero. Ubwo abantu barabona n'amafoto, amafoto barayabona ari muri Point Zero rwose. N'uruzinduko ruvuze iki? Twaje tuvuga ku bya Kaniki tuvuga ngo si umusirikare nubwo delegation arimo cyangwa n'abamuherekeje baba abasirikare, ariko we nka figa yagiye muri Minembwe ntabwo ari umusirikare, ariko uyu nguyu we ni umusirikare ukuriye ubutasi muri AFC M23. Hari ikintu nabonye systeme y'intambara M23 irwana itandukanye, irinda kwegera cyangwa se kamere kubitandukanye n'uburyo Kinshasa barwana. Aho usanga umuntu utanga amabwiriza ku rugamba nawe urwo rugamba barurimo bitandukanye n'ahandi wenda cyangwa se ingero zo kwizina intambara zishobora gukorwa aho umuntu ashobora kuba wenda ari Kigali ari gukomandinga muri Muhanga. It's totally different kuri bano barwanyi. N'amashusho ajya hanze akenshi uzabona uri gukomandema ahagaze aha ari kubwira umusirikare ati aho imbere ari no gukoresha ijwi cyangwa se bikabasaba ngombwa kakoresha zino radio zabo za gisirikare, ariko ukabona nahantu ari kurebesha amaso nanubwo bizo gukina bayino kiravuga ati nguwo nago uri kumubona kutamurasa kutebigenza ukunuko. Akenshi niyo bano bagaba b'ingabo bagaragaye muri ibi bice ubwabyo hari uko bimuye iyo command center, icyo nakitanga ita majoro yabo kuva niba umugaba mukuru w'ingabo bagaragaye mu karere k'intambara bivuze ko bahimuriye office, no kuvuga ngo urugamba ari kurutegurira aho hafi. Icyo ni cyambere. Icya kabiri nugushimangira intsinzi ya gisirikare aho ngaho, ugushimangira iyo ntsinzi ko twayigezeho nago biri mu magambo gusa, ngibi nibikorwa ikibyemeza n'umugaba mukuru w'ingabo zacu wungirije arahari.
ariko ukurikije uko iyi ntambara iri kugenda yototereye umujyi wa Baraka, ngira ngo mu kanya gato imirwano yaramutse ari ahantu imirwano yaramukiye, reka ndeba hitwa Muhuzi mu mirwano ikaze, ndetse bwaravuga ko hari kwifashishwa na za BM bazino mbunda zisharinga artillery, bivuze ko bimuye command center bari kwegereza hafi nk'ikimenyetso cy'uko urugamba rukomeza, kuko tumaze iminsi rwose dufite doubt kuri iyi ngingo. Barasa nk'abanzura ko urugamba rukomeza. Hari ibintu nka 2 cyangwa 3 mbona muri cyo umuntu yakwita military communication cyangwa se mu gutanga makuru, waba uvuze cyangwa utavuze mu bya gisirikare. Iyo senior officer agaragaye ahantu, ni bimwe twaze tuvuga kuri Freddy Kaniki nubwo atari umusirikare, ariko aho baruremere bwisumbuyeho, yo military officer, senior officer agaragaye ahantu, umwe mu bayobozi bakuru, ahantu umuntu yatekereza ko hari contested, kuko hari amakuru aravuga ngo ntabwo ari mwe muhafite, poezeho nukubeshya, murabeshya, aho za minembwe murabeshya. Ni nko kubwira abantu ngo we are here, kugeza nubwo umuyobozi wacu wungirije ahari. Umuyobozi wungirije, umugaba mukuru mu gisirikare bavuga umugaba mukuru wungirije, kugeza ubwo ahageze. Turahari, dore noneho wavuga ngo ntabwo duhari, none se ubu duhagaze, bakayifotoreza. Iyo ni strategy ikomeye no kuvana za Goma bakimara kuyifata n'iki, abantu bajyaga muri rompwe bakajya he bakifotoza, bagashyira amafoto ku karubanda n'amavideo, bati dore ngaha turahari. Ngaho si uvuga ngo ntiduhari, we nahifotoreza hiyerekana. Icyo ni icyambere. Ariko icya kabiri kinakomeye no kuvuga ngo hashobora no kuba, kuko ashinzwe ubutasi, kimwe mu byo ashinzwe ni intelligence, ngo ni umuntu nakomeye cyane, akiri no muri FARDC ngo yari umuntu ufite uko ahagaze mu bijyanye no kumenya ubutasi. Kuvuga ngo ushobora no gutekereza ko hari ashobora kuba hagiye kuba coordination ikomeye kurushaho, kubera ko iyo ahantu ukihashidikanya ntabwo uhajya, ndetse iyo wamaze kubyemera ko wahafashe koko wamaze kubihamya urahajya. Ndetse mu gisirikare haba ikintu cyo bita ngo ni gukaza imbaraga zawe aho ngaho. Ngo hariya ashobora no kuhajya nk'umutasi, bitari uruzinduko rusanzwe gusa ruri aho ngaho rwo kwiyerekana. Ntabwo no kuvuga ngo muri intelligence dufite aha hantu dushobora kuhakoresha mu kongera kujya ahandi, mu gukomereza. Cyane cyane ko n'impamvu bahita poezero, ngira ngo imwe mu mpamvu nuko ni uruhurirane rw'imihanda ikomeza aho ngaho, za Fizi ikomeza za aho Fizi, bikaba inzira igana muri Baraka twabonye ko ari inzira igana muri Karemi. Now ikindi umuntu ashobora gutekereza byaba bisobanuye nuko uko byagenda kose hariya bya Mungu ntabwo ashobora kujyayo hatafata nk'ahantu h'ingenzi. Of course inzira igana mu bindi bice, ariko ni na psychological messaging, reka mvuge gutyo. Muri mu rugamba basirikare bano bajya kurwana bya nyabyo, atari abakomandinga n'ibindi, buryo yabonye umuntu nk'uyu nguyu ku rugamba, umuntu nk'uyu nguyu ku rugamba ari aho bari, aho barwaniraga, ndetse bakiri no gukora amasuku mu gisirikare, cyo bita ngo ni uku cleaninga ahantu, morali iriyongera. Turi kumwe, bikanarema sense of terror kubanzi babo. Kumbe na wakizigenza umutasi wabo mukuru intelligence officer, ariko bigakreya sense of terror kubanzi abo bita duyi cyangwa se abo bahanganye. Ukuvuga ngo icyo kintu nacyo kirakomeye cyane iyo urebye ku butumwa busanzwe nibyo twavuga, ariko no kubijyanye na psychology, mu mitekerereze. Umusirikare ubonye yuko umugaba mukuru wungirije ari kumwe nawe aho ngaho, yahageze, nubwo bishobora kuba hakiri ibibazo, abantu bashobora kuza gukora riposte, cyangwa se riposte mu Kinyarwanda harya ni ukugerageza kongera kuhafata cyangwa se kubasubiza. Burya ukabona muri kumwe aho ngaho, morali ishobora kwiyongera cyangwa se iriyongera n'ihame. Igihari wenda muka turanasimbukira ku butumwa gato bwa Lawrence Kanyuka bw'impamvu yo kwa Divensinga muri kino gihe, ukurikije umuvuduko bafite mu by'ukuri. Bari kuri ren nk'iyo bariho baza gufata Goma, ubona ko
habanje kuzamo akantu gasa niba nabyita nko kugenza make ariko basa nkaho bahagurukiye rimwe, basa nkaho rwose bari bamaze igihe bari mu myiteguro bavuga bati niduhaguruka tuzahagurukira rimwe, nuko avansa bisa nkaho bafite ending point. Mu mitwe y'abantu harimo Karemi muri Tanganyika kariyo bashaka kugira final point, nubwo possibility z'ibyo twe tubona abasesengura amakuru cyangwa se abasomyi tubona ko bidashobora kuborohera kwafata mwahafata n'ubushobozi burahari, ariko maintenance kuhagumana sustainability y'ibyo bintu ukayishaka ukayibura, ariko wenda bo nk'abasirikare haryo baba bayibona. Kuko na Goma twumvaga igitutu cy'amahanga kitazabakundira, twumvaga ko ibyabaye 2012 na gatatu bizisubiramo. Ubu ni amezi akabakaba hafi 19 bagenzura Goma kuva mu kwa mbere k'umwaka ushize kugeza none mu kwa karindwi kwa 2025. Bone nabo bafite uko babigenza. Nabonye urwego rwabo rwa politike narwo ruri gukura bari basanga bafite igisirikare gikomeye, ariko bari kugereza ku balance izo mbaraga zombi kuko barazikeneye kuko niba ufasha ahantu nibajya kugana nago ari Makengo uzaganira. Makengo ye n'abayikira avuga ko Rurimazi ari imbunda burango nta nubwo avuga menshi, nawe yarabyivugiye ku kintu bitambushi burango ni gitangaza, nawe yarabyivugiye ururimi imvuga ye ni igisirikare. Niyo mpamvu nyine afitemo political wing. So bari kugerageza rero kuzamura urwo rwego, harimo abahanga buri bamaze kugira aba professeur barenga 5, ba docteur, abayobozi b'icyubahiro baturutse ahandi n'ahandi, uburi gukuza urwego. Hanyuma ikindi cyo kurebaho iyo yitwa kariyo final destination wenda y'uru rugamba, harimo n'indi message yihishe inyuma ngira ngo tuvuge ubanje gukotinga ibyo Rora Kanyuka yavuze. Lawrence Kanyuka kuko nawe ari muri Poezero, uyu nguyu ni umuvugizi mu bya gisirikare wa AFC M23, ubwo ushatse wanavuga ngo wa ARC. Ariko rero iyo oya ni umuvugizi usanzwe, umusirikare yari buri ngoma ntabwo baramusimbuza, ni umuvugizi usanzwe wa AFC M23. Reka twumve gatoya cyane kuri iringara avuga ari hariya, ubona asa n'useka n'amashusho ubwo abantu barayabona. Bana partout bwa ko rejoindre biso erango yango tokanga muto alonga na 3e mandat kotati tokanya oya urumva 3e mandat sinziringana neza, ariko abantu barizi bagerageje gusemura ibingibi baravuga ko uyu nguyu Lawrence Kanyuka aha yavuga ko iyi komba iyi mirwano iyi ntambara nonaha ngaha kimwe mu byigamije ari ugutuma hatabaho manda ya gatatu ya Perezida Felix Tshisekedi Chilombo. Ni constitution ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemera manda ebyiri ku mukuru w'igihugu za kenkena no kuva imyaka 5 umukuru w'igihugu yemeye kuyobora imyaka 10. Ariko murabizi ko urugamba ruhari ubu ngubu Kinshasa n'ahandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ruberewe ku ruhembe na Perezida Tshisekedi, ariko kugerageza guhindura itegeko nshinga kugira ngo azabashe kwiyamamariza manda ya gatatu. Muri 2021 ubwo AFC M23 yeguraga intwaro, icyo gihe ari M23 gusa kuko AFC yaje 2023 ishingiwe muri Kenya na Corneille Nangaa. Lite yabo cyangwa se icyo barwaniraga n'undi kitahindutse ahubwo wenda kiyongereye kwari ukurengera abarwandofone, nyuma haje kuzo n'abaswahilofone, mbega lite yagiye ikura. Ubu nonaha rero lite yongereye ikindi kintu ndetse kinakomeye ubona kiri kugana no ku musozo niba nta gihindutse, kurwanya ko Tshisekedi yabona manda ya gatatu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi ngingo rero ya constitution iyo ngezeho birakomeye, ingingo ikomeye ibona ko buri mande buri wese ari gusunika nyine uko ashoboye. Ibyo Rora Kanyuka avuga ntabwo bari muri ya coalition ya coalition 64. Yes. Ntabwo barimo, kandi iyo tubona ni buri ku ruhembe mu rwego rwa politiki. Icyo M23 ifite iyo pression diplomatique ariko ikoresha imbaraga za gisirikare. Rimwe na rimwe iyo ikoresha imbaraga za gisirikare inyishyu ibi bihano uva departement ishinzwe imari muri Amerika niyidiringa nabo, nubwo Perezida Felix Tshisekedi afite umwanya wo kudiringa namwe. Murakora avancement ku butaka, advancement nta kibazo, ariko ira departement y'imari iri buzi hana bashinzwe ubutasi muri imwe n'ibindi. Nubwo ari ibihano byo gufatira ubukungu, ariko ni n'ubusembwa. Kuko niba hari ibintu biba bivugwa cyane iyo FARC yafashe ibihano biravugwa hose, hanyuma bituma nyine n'abantu
baha attention icyo kintu Yego. ubwabyo wenda harimo gutuma iyo ntambara imenyekana rwose. Nahamya ko kuba M23 yaranahagurutse byatumye niba hari izina rizwi almost umuntu wese ukurikira politike muri buri gihugu nta muntu utazi izina Makenga, nta n'umuntu utazi izina M23. Hari umuvandimwe twahoze tuganira atera urwenya, arambwira ati icyatumye banamenyekana ngo hari undi mutwe wigeze kubaho muri Karayibe witwaga M24. M24 reka ndebe bifite bihuriye n'itariki se kuko bo ni itariki nyine, bo ni itariki 23 z'ukwa gatatu. Ndebe uyu mutwe ndumva waraga muri Karayibe, wenye twa turi gutera dusa nk'abaganira kuri iyi ntambara, avuga ati nacyo kiri muri kimwe mu bintu bya yego bana wari umutwe ariko wo mu bihe by'intambara ya kabiri y'isi yose. Ndabona byatabinsaba kubanza gusoma aya makuru, ariko nawo abantu barawuzi, ubwo bakurikira ibyo muri Karayibe barawuzi M24. Hanyuma iyi ngiyi rero nubwo faki bavuzeho n'ibikomoza hariko akenshi igaruka kuba bahonyura uburenganzira bwa muntu. Ya R2P ikaba ije isa nk'ibera ingabo isunika Son Excellence Felix Tshisekedi. Niwe ufite primary responsibility ku baturage bawe. Yego. Ahangaha rero igihari ni Jean de Dieu. Ubutumwa bwa Lawrence Kanyuka mu by'ukuri si bubi, kuko arabivuga first of all nk'umukongomani uri concerned, ariko ku rundi ruhande arabivuga nk'umurwanyi. Bo bavuga ko ari aba revolutionalist, ni ukuvuga ngo ugamije impinduramatwara. Yego. Nta nubwo bari declare nka opposition, bavuga ko ari aba revolutionnaire. Niba bari muri opposition ubwabo barabaye manipulated, kuko abonye ko 664 nayo si yose yagiye Bujumbura, bagiye banavuga ko bacitsemo ibice. Niba opposition yarabaye manipulated, tugire cyizere cyo kuba revolutionnaire bisa nk'ibigoye. Ibyari iby'ingenzi by'ibanze guca mu nteko muri kongre byarahatambutse. Son Excellence yafashe projet umushinga ushyikiriza urukiko rurinda iremezo itegeko shinga ngo mu rwego rwo kugira ngo ibintu bice mu mategeko, agaragaze ko biciye mu mategeko no mu mucyo. Mu by'ukuri mu byitwa amategeko, iriya shimu yose bitiye amategeko yarayikoresheje. Urahera uvuga ko ari umunyagitugu, mu gihe bigaragara mu mategeko ko umuturage abishaka. Kuko kwezi kwa Gicurasi kwari ukwezi bari barahariye ngo gukusanya ibitekerezo byagaragaje ko abakongomani ngo bashaka kamarampaka rwose bayifuza. So wenda ibi nabyo hari icyo biba bigiye guhindura, ariko mainly iby'ingenzi yarabikoze Perezida Felix Tshisekedi. Ni kwa kundi nyine na politiki ikinwa kwinshi, twe tuvuga ibyo tubasha kubona, wenda bashobora kubuza boom bibera mu gikari tuba tutazi, tumenya twe tuvungukira rega burya tumenya utuntu dukeya, tukabona wenda hari kibaye baratsikiye baranabihagaritse cyangwa se biranarangiye, cyangwa se nawe bigenze nk'uko Kabila père byagenze. Why not? Ibyinshi bishobora gukorwa. Hari ikintu mbona uku muvugize, burya umuvugizi ni umuntu ukomeye. Umuvugizi niwe ugira burya abazi n'ibyo agomba kuvuga n'igihe agomba kubivugira niko dispose. Abantu bajye bumva ko ari nka Makenga uvuze cyangwa ari nanga, kuko niyo sura yabo igomba kujya ku karubanda. Dusupoza ko umuntu ukora akazi kitwa porte parole, umuvugizi aba metiriza neza ibyo kuvuga, igihe cyo kubivugira n'ingaruka zabyo. Ikintu binyereka rero biranyeka ko urugamba rugiye gukomera kurushaho. Niba bere bakavuga ngo icyo turi kurwanya noneho haniyongereho kurwanya ko habaho manda ya gatatu ya Perezida Tshisekedi. No kuvuga kandi iyi manda ya gatatu ya Perezida Felix Tshisekedi igomba kuva mu ihinduka ry'itegeko nshinga. Itegeko nshinga bigaca muri referendum cyangwa se muri kamarampaka. Kandi urebye ubona biri kwihuta, bigeze no kuri stage rwose ikomeye kure. Now niba muri kubirwanya rero bikaba bitakiri mu bitekerezo, ahubwo byamaze kugera mu bikorwa ndetse byarageze kure, byavuye muri kongre bijya muri sena bigeze muri cour constitutionnelle, urukiko rurengera itegeko nshinga. Hasigaye stage cyangwa etape ya nyuma yo kujya muri presidence hariya ni gutya. Now gikinyereka ko niba bafite gahunda yo kurwanya iyi manda ya gatatu nk'uko babitangaza, nk'uko Lawrence Kanyuka bivuze, biragaragaza urugamba rukomeye cyane muri iyi minsi. Ariko none nkongera nkanibaza, kuko impamvu ngo rukomeye muri iyi minsi
nuko iyo biza kuba bikiri muri early stages bikiri mu magambo gusa mu kubivuga gusa bitarajya mu nzira z'amategeko wenda nabo bategeza ati reka turindire turebe ariko ubu bigeze kuri stage ikomeye ya nyuma ndetse icyo bita urugamba rugiye gukomera kubera ko bo iyo bari kuvuga ngo komba ya M23 nyine muri iyi minsi urebye iki ibiganiro bisa naho ntacyo biri gukora ni imbunda nyine ni umututu hariya bakagukubita ukumva cyangwa ntumve cyangwa mugatana n'ibindi nk'ibyo ngibyo ubwo kandi abantu baranabibona kuri ntuze na turashyiraho umusirikare ari kuvuga ukuntu ngo ntuze ya regiment ye yose yakubiswe yahiye yafasha ama video agaragaza umusirikare wa FARDC agaragaza uburyo ki ngo babarashe kuri regiment yabo cyangwa se kuri base yabo ngo hafi ya bose bashize bapfuye babarasa n'umwanzi wabo ariko icyo navugaga no kwibaza ngo ese komba mu buryo bw'imbunda mu buryo bw'amasasu yahagarika ko referendum iba iyo pression navugaga pression militaire ntago ifite icyo ishobora gukora muri palais de peuple cyangwa se palais de la nation kukijeho ibintu bigeze sibyo keretse ubwo president bamukura nibyo ndi kuvuga nyine keretse habaye ibyo bitangaza mu bashyizemo ya case ya Kabila père muri 2001 murinzi we amwambura ubuzima Kasereka abantu rwose story bazi neza nubwo bigoye kuyinjira azamo n'ibindi byinshi aracyari muri conspiracy ariko azamo n'ibindi byinshi Kasereka warazwi amakuru hari nayo ngo rega Eddy Kapendo hari ubungubu yarabivuze cyangwa se bikaba nk'ibitangaza aba bahari bakabahinzira bakadivensinga mpaka Kinshasa reka ibirometero birigoma ugera Kinshasa around 2000 ndumva rero mu cyama roughly 2000 cyamagana ngahe uramutse ugiye straight gutya rero kumva biriyongera kuko ntabwo ugera ibirometero ibyo ndi kuvuga ku bantu barwana Bushwo mu gihugu kirimo ingabo z'igihugu n'abafatanya bikorwa bose tuzi FDLR FDNB P5 iravugwa mercenaire ingabo z'igihugu bwazo ntago uzagenda nk'ugenda nyine nta inzira iharuye nayo mpamvu kuva mu birunga paki Bukavu byabatwaye imyaka kandi mukura komba nubwo hajyaga hazamo byageze aho ribuka ya Serifiza batanze 70% by'ibice bagenzuraga muri Kivu ya ruguru za Mabenga zigenderamo na Rumanga barayitanze icyo genda byibuka baratuzi ariko bakakubwira ko bazi icyo nshaka kuvuga yego ngomba kugenda ibirometero byose ngo hari aho ufungura naha ukaba wageze ibyo ni kuvuga bitabaye ibyo bikabiye Bushwo yo kuvuga ngo kugenda turwana intara ku yindi ntago byaboroshye ntibyoroshye niyo mpamvu bakubwira ngo Kisangani ifungutse itya yego ngo babyoroshye babaye yego ngo babyoroshye bagiye niyo mpamvu cyaje mizo magu cyangwa izo trick zindi militaire abasanga bagasereka ubwo tutari byo turi kuvuga niyo strategy mutayifashisha wenda nta nubwo mwagaragaje ko mufite gahunda yo kwica umukuru w'igihugu iyo gahunda iri muzo mwagaragaje gusa mwavuze ko mwamukuraho yego mwamuhirika kavaho ibi ubwabyo ari uhindura cyangwa se uwemeza ibyo ngiyo referendum ibe cyaba byabaye nejo twakumva bashyizeho signatire why not tuturindire gusa no kumva president yemeza ngo yego byaragiye ntabwo rero pression militaire ifite icyo yahindura kuri referendum mu mboni zanjye kabisa nta kindi kubona ariko noneho rero ndibuka ko na Colonel Nanga umwe mu bantu bapinga cyane cyangwa bapingana na Tshisekedi kongera ngo aramuzi azi uburyo yagiyeho azi nubwo wenda batakoranye ntabwo babanye Tshisekedi yamaze ubuzima bwe hafi ya bwose mu Burayi kumenya mvuga nako azi uko yagiyeho n'ibindi nk'ibyo ngibyo n'ababiherekeje ababigizemo uruhare n'iki bivuga ko perezida w'u Rwanda Paul Kagame yigeze no kubyivugira publicly avuga ati uriya ntiyatowe ati ba perezida yavuzemo perezida wa Misiri yavuzemo niba nibuka neza perezida wa Afurika y'Epfo na wa Chad wajemo akavuga ahubwo niba nibuka neza na former president wa Kenya Kenyatta akavuga ati abo bantu nabo barabizi ati icyo mvuga ko amuzi nicyo ngicyo kuko ntibakoranye bashwanye birugikubita aramuzi yize kuvuga ngo si les garçons
ati niba ari umugabo nakora ku itegeko nshinga tumwereke bigeze kubivuga mu minsi mu minsi yashize ariko noneho ukabona ko inzira niho zerekeza kandi noneho we akanavuga ko cyangwa amushyigikiye bavuga ko ngo ari ukubera ko ari umuntu w'umugabo wabashije guharanira inyungu z'igihugu kurusha ngo undi muperezida wese wabayeho. Urumva ni narrative byanze bikunze agomba gushyigikira cyangwa akanayigenderaho kugira ngo itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rihinduka, kandi guhinduka kwaryo egare ko umwanzi mukuru wa AFC M23 yabakomeje kuba ahari byanze bikunze. So ni gutegereza tukareba, ariko nanjye ndaduta kuba urugamba kurwana gufata ibice n'iki bishobora kubangamira guhinduka kw'itegeko nshinga cyangwa se gutoroka kwa referendum. Ikindi ariko nkanibaza bishobora no kuganisha kuvuga ngo okay referendum kuko biragoye ko baza gukora referendum muri Kivu zombi ahagenze M23 akaba ati okay ntacyo umuntu ukora iyo referendum yanyu ntacyo, ubwo twe turagumana ibyacu, ubwo muraba mwidekaraye twe turagumana hano. Why not? Wani ikindi kintu umuntu ashaka gutekereza ni ikihe, ushobora gufata ibice byinshi mwasaba mu biganiro kubera ko ufite bargaining power, ibyo ukabitanga demand. Demand ihatangwa nyinshi, havuga uti noneho kugira ngo turekura aha dufite namwe muhagarike referendum. Ariko nabyo woke ni igitekerezo kinjemo etse ko ntabona referendum rega babyegeze ku rwego rw'igihugu, ntabwo ari ikintu cyo kugurisha mu biganiro. It's not for trading. Hariya mu biganiro hari nubwo abantu runaka bashobora kwemera izo nyungu runaka no bakazihara, ariko referendum ni igikorwa kireba igihugu, ntabwo bagitrendinga kuvuga ngo mwafashe Karemi cyangwa n'ahandi. Biragoye. Dusoreje kino kiganiro, ndabashimiye cyane mwese mwadukurikiye, hanyuma dukomeze kubana kuri One Vision Rwanda TV. Wakoze cyane Jean de Dieu. Ngo abadukurikiye nimwe dushimiye cyane.